filime no mu Rwanda murazira mufite na televiziyo n'ibiki byose hari filime zicamo ugasanga barasomanye filime ugasanga iciye muri sari wanyu bikurira kuri televiziyo kuri chaîne runaka abantu bagasomana kumwe n'ababyeyi n'ibiki byose cyangwa se ugasanga wenda umuntu akubise urushu undi muntu cyangwa se wenda ugasanga barasomanye mu wundi buryo runaka cyangwa se ugasanga bagiye mu buriri disons ariko ntubone icyo banakoze ukabona bagiye mu buriri si impamya ko wenda mu bashoke cyangwa se wenda mutungurwa n'ibyo bintu you know ikintu cyambere nyine cyabayeho gutyo kuri abo bantu ni imyumvire bitewe n'ibyo bajyaga babona sometimes ibyo bidusubiza inyuma kuma wenda munavuze ngo mu Rwanda wenda mukora filime ziciriritse se cyangwa se wenda ni ikinamico se ni ibiki ko bagenda babyita ariko ntago ari ko mbibona ariko twebwe ntago projet zacu cyangwa se filime dukora ntago twifuje ko tuzigena n'abanyarwanda gusa ko tuzakuzigena abanyarwanda gusa ntago zari kwambuka barriers cyangwa se ntago zari kwambuka imipaka twazinye n'isi yose muri rusange ko naho zica kandi zirebwa n'isi yose muri rusange abantu muri Amerika bazireba haraba muri Australia haraba muri Europe muri rusange hari benshi batandukanye muri Afrika ku isi yose barayireba Jessica ntongere mbasoza abakunzi ba Diligent Line TV murabizi neza ko aunda channel ya indi no kubagezaho bamwe mu banyabigwi amakuru yabo umunsi ku munsi ko bana no kuri kamera zacu kumwe n'umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri industry ya sinema nyarwanda ndamye niyo ntibeshya ni nko kuva mu mwaka wa 2008 ubwo ni mu myaka 12 kugeza uyu munsi wenda arahari kugira ngo aze kuza kubitunyumoza hari ibintu byinshi bashobora kuba mwaramwibajijeho numwe mu bantu n'umunsi yongeye gutungurana cyane avuga ko yasezeye muri sinema ariko niba ntibeshye ntabwo ari ubwa mbere bitangaje niba mfite kumwe uyu munsi kuko n'umwaka ushize arabitangaje kandi nyuma twongeye tumona mu zindi filime nyinshi zitandukanye umusa meze neza meze fresh ntabwo bivuze kuza amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Rukundo Arno arimo nabanyita Shaffy Kennedy Rick James Patrick Gashugi Paul Jean Paul ni menshi ariko Shaffy ryareme aryo ni iryanjye yes abantu bose bazi kumenyeraho muri filime nyinshi wagaragaye muri Ucubeka wagaragaye muri Ntahezahisi ya n'izindi nyinshi abubu ndetse ubwo noneho iri kwibere ni Gashugi series reka mbere ko dukomeza kujya kuri izi filime turuze kuza kuvugaho gatubanze tumenye Shaffy uyu munsi umuntu umubona muri filime ariko muzo musanzwe ni muntu ki no musore uri simple and humble kandi uri cool uzi kubana n'abantu ubaha Imana kunda gusenga ndasamara tarakara tababazanya tarwana witonda kandi ubaha ikiremwa muntu busobanuro bwiza cyane kabisa ibintu ufite umuntu guteguriye ariko iyo koko iraremereye gutegurira ahubwo nuko buri gihe iyo kigeze ari gihe ugomba kwitegerezaho kamenya n'uburiwe kandi ugasobanukirwa n'uburiwe kandi ushaka ko urakoze cyane ngira ngo Shaffy waramamaye muri filime ariko hari character cyane wenda ugiye ugaragaramo zigendanye nenda banabyita niba uburaya cyangwa se gukurura igitsina gore n'urugero reka duhere muri Ntahezahisi ngira ngo Ntahezahisi ni filime imaze igihe kinini nge nayirebye natangiye kureba ni 2012 ndakeka ni nabwo yarimo kinatu yari maze n'iminsi bushaka ko yabye gutyo kigiye ariko ntabwo ari bwo yatangiye yakozwe 2011 yeah mbo muri Ntahezahisi ubutumwa yatanzemo Shaffy nk'umuntu ukiri umusore kamwe ubundi kuza muri filime nyarwanda igitekerezo wagikuyeho ni kimwe n'intambere manza kumenya well and good cyari igitekerezo nagize ariko ntabwo nakigize ariko gitangije ari nge wagitangije hari umuntu w'umudamu witwaga mama Emile akunda kuza mu rugo aje gusuka mama akajya ari buryo nk'oro tuntu nakunda kujya kuri habagaho amakasete nkanyashyira muri radio nk'irikodinga nakoraga ibintu by'ikinamico amateatre ntabwo atakuye umuhungu bafite impano so nyuma za kunyarana mu bintu bya casting ndakora nkora projet ya mbere ya filme barabikunda ntangira gutyo mbyinjiramo gutyo ari ibintu nkunda kuko nakoze kera mbikunda kugeza n'izi saha numva ko byibuze ari ibintu nakuze numva ari ibintu nkunda kwa yeah uyu munsi reka noneho tugaruke kuri saga irimo iratambuka hirya no hino hano bavuga ko muri filime nyarwanda uyu munsi zuzuyemo ibishego bashyira ku isonga filime bita Gashugi series ari nayo uyoboye uyu munsi bira bintu bivuga wiki wenda wowe sinzi ko abijajinze nawe ni kubibona
nje nta niyo mpamvu uyu munsi nje ahangaha kugira ngo nkubaze kuko iyo mba mfite uko mbibona nibyo nagakwibona natangarije abakunzi ba Dirigent Line TV ndajaga kugira ngo ntago nawe ari kubibona wowe gutandukanye n'abandi ntago wari kubibona nanjye ndaguha comment yanjye oya urabanza yime kugira ngo tuganire neza nawe ni kubibona nje igitumye nza kukureba uyu munsi nuko nanjye nabanje nkareba kuko nkahita mbona ngiranyije n'izindi filime zisanzwe mu Rwanda niwo mwihariko waso ibyo abantu batari bamenyereye sinzi bo babyita ibishego ngiye mpita nzavuga ngo rero umenye neza unsobanure biratandukanye ahubwo burya igishego ni igiki burya hari igihe umuntu azana terme abantu mukayumva kwanyu mukanayifata nabi ngo igishego ngo ibishego ngo ibishego ibintu biratandukanye ibishego uko bidefinise uyu munsi ni ibintu bihabanye n'umuco nyarwanda filme burya biratandukanye no kuvuga ngo ikintu nk'igishego buryo ubireba filme nawe ubwo ukanaliza filme no mu rwanyu murazira mufite na televiziyo n'ibiki byose hari filme zicamo ugasanga barasomanye filme ugasanga iciye muri sari wanyu bikurira kuri televiziyo kuri chaîne runaka abantu bagasomana no kumwe n'ababyeyi n'ibiki byose cyangwa se ugasanga wenda umuntu akubise urushu undi muntu cyangwa se wenda usanga barasomanye mu wundi buryo runaka cyangwa se wenda ugasanga bagiye mu buriri disons ariko ntubone icyo banakoze ukabona bagiye mu buriri si impamya ko wenda mubashoke cyangwa se wenda mutungurwa n'ibyo bintu ikintu cya mbere nyine cyabayeho gutyo kuri abo bantu ni imyumvire bitewe n'ibyo bajyaga babona samutari n'ibyo bidusubiza inyuma kuma wenda umuntu avuze ngo mu Rwanda wenda mukora filime ziciriritse se cyangwa se wenda ni ikinamico se ni ibiki ko bagenda babyita ariko ntabwo ari ko mbibona ariko twebwe ntago projet zacu cyangwa se filime dukora ntabwo twifuje ko tuzigena n'abanyarwanda gusa ko tuza kuzigena abanyarwanda gusa ntabwo zari kwambuka barriers cyangwa se ntabwo zari kwambuka imipaka twazinye n'isi yose muri rusange ko naho zica kandi zirebwa n'isi yose muri rusange abantu muri Amerika bazireba haraba muri Australia haraba muri Europe muri rusange hari benshi batandukanye muri Afrika ku isi yose barayireba kuko nyine cha online kuri YouTube nimba ari ikintu gica aho ngaho twifuje byibuze kugira gushyiramo creativity tugaragaze byibuze ariko tutabangamiye na wa muco uko ushatse kuvuga n'ibiki byose nimba nkuko hari nk'abantu tuvuge ndani nk'abantu barushanwa bakutegura amarushanwa y'ubwiza hano mu Rwanda ugasanga bagiye hanze bambaye n'izo bikini kandi mu muco nyarwanda ntago babyemeye so ikintu cyose kibaho bitewe naho nicyo ushaka kwerekana cyangwa se n'umwanya wacyo chameleon cyangwa se chameleon ifata kuri dorandrua ifata ibara ryahanigiye nimba dushaka kugira tutange message muri ubu buryo tugomba kugaragaza nyiri icyo message igomba kuvuga n'iki igomba gutanga si impamya rero sintekereza kimwe n'ababonye gutyo kava wenda ntago bimeze neza abantu barasomanye gutyo bitandukanye ariko arebye uko filime yatangiye n'uburyo imeze yabonamo message kandi abantu benshi barayikunda uburyo ikoze n'inama zirimo nimba harimo nk'umutipe wenda ufata nk'abana wenda akaryama n'abakobwa barenze 10 abazana muri ghetto nyuma yaho yaje kubona ingaruka rwane indwara zandura mu myanya ndanga gitsina urakoze cyane nyirango wenda ukomeje kucyozona ningiye guhita nkubazaho ningiye guhita mvuga ubundi gashugi series umunyarwanda turayireba ku buryo no munsi yavuga ati nanjye ngiye kureba ko mfite ubutumwa ngiye gushakamo ubutumwa butangirwa muri gashugi series n'ubuhi ko ari bwinshi muri gashugi series reka wenda nse nkuyivugaho gato wenda nk'umuntu utayizi harimo umugabo witwa Gashugi umugabo witwa Gashugi bafite umugore ariko nawe yashatse ariko uwo mugore atabyara Gashugi aramurongora kubera ko uwo mugore ari mwiza ariko Gashugi amurongora afite abandi bana babiri ku ruhande batarabo uwo mugore so Gashugi ariko akaba afite iyo ngeso urumva ko nimbarazanya abana babiri muri urwo rugo batandukanye badahuje na ba nyina exactement itamva ko Gashugi ari indaya nimba ari indaya kuza muri urwo rugo akaba ari muri urwo rugo nabo bana n'uwo mudamu Gashugi nubwo abo bana yababyaye ari babiri ku bagore batandukanye still aracyajya mu bana batoya mu buraya hirya no hino bice bitandukanye ibyo byose kujya mu bwo buraya bw'uwo mugabo witwa Gashugi byafexe ba bana yabyaye baba muri urwo rugo ntabo rero abahereza abana ntamenya ngo bize ntamenya ngo babayeho gute abana nabo ya mico se yafashe no kujya gutya jugujugu abana nabo bagize gute byabaye ngombwa yuko abana nabo ya mico bayifata bituma abana nabo bagenda bajya mu buraya bajya mu mico mibi binjiza ubusore n'ibyo bitandukanye bese ugasanga abana nabo bagiye gutwara inda zitateganyijwe bitewe n'uburere ababyeyi bahereza abana ibyo byose bikaba biri muri filime Gashugi ugasanga byibuze harimo nk'abantu ngiye bagera muri 20 bambwiye ngo filime Gashugi yatumye umugabo wanjye atuza kwaje kubona ingaruka kuko uyirebye kuva kuri episode ya mbere kugeza ku ya nyuma ahita avuga ati byibuze inkoze ku mutima ugasanga Gashugi ni wa muntu ugiye gutereta umukobwa akamubeshya ko nta mugore agira kandi akamupapura undi mutipe yari afite umukobwa akizera Gashugi kubera ko bitewe n'ibyo amuha
akanga umukunzi we yari afite nyuma uwo mukobwa akazicara akareba akavuga ati iyo nza kumenya ntago mbona nakundanye gashugi umukobwa arangiza gute akicuza kandi bitagishobotse kandi umukunzi we baratandukanye ni byinshi bitandukanye akazi umugabo kajya mu kazi kubera abagore ntagakore mu kazi bakamwirukana ibyo byose ni ingaruka z'iki za wa mugabo udatekereza abana bagatwara inda hakazaho undi muryango w'abandi batipe ba muri ghetto uzi ko abantu tipe ba muri ghetto kenshi usanga nyine binjiza abakobwa banywa ibiyobyabwenge bagira gute ariko nyuma yo kutwikuriza abo bakobwa umwe arwara indwara zandura mu myanya ntagagitsina ararwara kubera iki bwa buraya iyo byose turabigaragaza ko ahantu byose byakomotse n'ibyo byose umuntu atavuga ati bya bintu koko nibyo gutya kubera ko babona nyine abahungu bakora zamuvuba n'ibiki byose n'abakobwa babasoye n'ibiki byose bakaza kubona ingaruka nyuma itavuga ati byibuze iyi filime hari ikintu nyigishije inyeretse kubera ko twe tugaragaza byibuze kwa kugira ngo byibuze ukurura abantu bwatse hano hantu ko basomanye byari byagenze gute meze gutya mukana ko yamujyanye mu buri byari byagenze gute ariko nyuma still akaza kubona ingaruka zabyo nyuma cyo twifuza byibuze kandi abantu benshi bavuga ati byibuze iyi filime irimo inyigisho zishoboka. Yes, muri make Gashugi ni filime ikina ku mibereho y'abanyarwanda umunsi ku munsi. Yes, umunsi ku munsi. Reka noneho ngaruke kuri Gashugi series direct noneho tuyinjireho. Mu minsi yashize hari ikiganiro nigeze nabona kivuga ko Gashugi series uyu munsi ya shaffy nje muri Galaxy ari nayo bereye n'umuyobozi waba warayambuye uwo mwari mwarayitangiranye kizamariko ko ufite uyu munsi ikintu cya kugira ngo ukivuga yaba warabeshyewe cyangwa yaba ari ukuri cyo ngicyo ntago nyanyivugaho mu bandi yewe ndi umuntu w'umugabo uri seriye uzi ibyo ngomba gukora iyo umuntu mwambuye iki kintu bivuga hari umuntu ushaka kugira ngo yambukire ku kindi kintu ajye kubaka izina agendeye ku kindi kintu ntago mpamya ko umuntu umurenganyije kujyana mu itangazamakuru ngo ajye kuvuga ko wamurenganyije kandi hari ubuyobozi bugomba kukunga cyangwa se kukurenganura iyo ni ya matiko ntago nyambijyamo rwose sori gukubwira gutyo nimba uwo muntu yararenganye ajya mu buyobozi bakamufasha kurenganura ibyo ntabwo nakwirwa mbijyaho rwose umbabarire ntabwo nakwirwa mbijyaho rwose kabisa umuntu yarenganye ntabwo yaragera itangazamakuru ahubwo ajya mu buyobozi itangazamakuru ntabwo menya ko ryagukora ubuvugizi ahantu utabanje kujya giye kugiye mu buyobozi ahubwo ati byuza genda cyangwa se bangukemura ikibazo witangaza itangazamakuru ahubwo uwo muntu ubivuga gutyo sinzi rimba wenda mani twikomereze nizahita umuntu abashaka kashakira ku musaza wubatse izina simbizi burya bwose azacara ahubwira shaffy tumonye hangayi ari kuri moto yikoreye igitoki hari uzaca ahubwira ati shaffy tumonye imodoka yamugonza harimo n'abajya bambika uri kubyumva bakambika ndiho ngo yapfuye bibaza se bigenze gute kubera iki uri kubyumva buriya sometime hari abantu babaho muri ubu buryo babaho muri isi ya rurema batifuza ko umuntu yatera imbere watera imbere watangiye nko kurira nk'ahantu umuntu akubita nk'akanyunda atimanuka ururi rujyaho urancika ye babona utangiye gutera imbere ubonye nk'akantu hakara ko ugiye gukora umuntu agahita agira gutavuga ati urajyahe tuza ukaba wumva ko umuntu buze bwose yakugambanira mu kazi yishaka guteranya byibuze kugira ngo ntukomeze ngo wibereho n'ibiki byose kandi still burya ntazajya umuntu kubeshya icyo uzaba cyo uzaba we icyo uzakora cyose n'igeno ry'Imana nimba Imana yaravuze ngo yego nta mwana w'umuntu uzavuga ngo oya icyo uzaba cyo ntaho kijya niyo waba mu buhe buzima niyo waba munsi y'ikiraro n'ibiki byose Imana yavuze ngo yego nta mwana w'umuntu wavuga ngo oya ntazajya umuntu kubeshya umuntu wese abayeho ububasha bw'Imana nta muntu ubeshejweho n'undi hatariho Imana nibi dukora n'ibiki byose byinshi dukora mvankana hango yampaye amafaranga Imana imuhumugisha ni byiza ko Imana imuhumugisha ko Imana yamukoreyemo ariko icyo nagira ngo nkubwire ngo Imana yakurekuye ubukwahere n'umuntu aba yakurekuye twagiye tubona byinshi bitandukanye inshuti wagenda kuyibona mu gihe cya coronavirus turi muri gahunda za Gumamurugo niho wabonaga inshuti niho wabonaga umuvandimwe ahubwo atse bimeze gute ko ngiye ko byanze ahubwo ni project film zahagaze kuri icyo kintu mitanza gukomozaho nk'umwe mu bantu uruganda rwa sinema mu Rwanda rumwe mu rwakozwe mu nkokora cyangwa se mu jisho n'ikibazo cya coronavirus kuri Gashugi byari bimeze biti cyangwa se shaffy ntabwo nyankivugaho umuvandi kubera iki ntabwo nyankivugaho buriya bya corona burangiye kuvuga ngo corona ibaro wariraye corona buri wese agiye kuyivuga yayivuga ukwe ariko byibuze buri wese ayivuga ku giti cye ariko byibuze abanyarwanda bose bakayumva muri message ngo ko yagize ingaruka kuri buri umwe wese nta n'umwe utagizeho ingaruka ariko ngiye by'umwihariko ngewe corona yabaye channel yacu monetize tugomba gukora tukabona amafaranga byinshi nta na episode nimwe tugomba kwerekana
kumara amezi 5 ca nigasubira inyuma noneho iraba mfite na opportunity kugira ngo nkore ikintu ahantu nari ndi umuyobozi waho anyitendeka bati ntabwo ari buze kugikora abakwitendetse byanga birambangamira ariko Imana shase imbize pe Imana yo mwijuru igihe umugisha abantu n'ubundi ku munsi w'imperuka tuzabazwa byinshi ukaba usoje no kubasaba iyo ntekereje ko ku munsi w'imperuka nyambyumva ngo hazaba hari ingwe kranini cyane nguri tu etage duhagaze aha ibya by'umuntu bijya kuri screen bijyaho gutya bijyaho byipanga ndavuga nti karabaye gusa nyine ebana ni hatari pe ibintu bari hatari nanjye yankoze nkokora covid ibyo irarangiye igenjeje makeya urongeye urakoze gashugi series uyu munsi hagaze neza hatari mu matwe y'abanyarwanda nimwe mu bantu bose byuka bakeneye kumenya yasohotse then noneho tugaruka ku gitekerezo yawe uno munsi wa utakaje uvuga ngo wongeye gusezera muri sinema kandi umwaka ushize 2019 nabwo warabitangaje uvuga ko ubisezeye muvuga ko ubyibuze bwo nubwo utazongera gukina ari kugiye kuba urimo ukurikirana cyangwa se ufasha abantu kwigisha cyangwa se kwigana gukina filime then uyu munsi urongera uragaruka uyu munsi urongera uratangaje abanyarwanda barabifata bate ntabwo uvuga ko Safari umwe mu bantu batangaza ko agiye kuva muri filime kugira ngo yongere akore ibyo hitiyo ntabwo mbye ko bayishaka iti ntabwo ari aho bayishakira kandi iyo message utanze ntabwo ariko nayitanze byabaye na deganende so imiryango iranaterana n'abantu n'imbaranga bakuraga wenda ubushobozi cyangwa se kugenda ngo tukabugiye kubivamo n'ibiki byose ndabihagarika nyuma nari mfite projet yacaga kuri RBA yitwa Mwanzuro ndayikora rangira navuga n'ibyibuze cyagiye kigomba kurangira navuga ndi kuyikora haba haje umugabo witwa Bamenya mpereza proposal ya projet ukuntu yari imeze n'ibiki byose namwahise ko ibintu ndashaka kujyamo ufite ibintu by'akazi ngiye kujyamo n'ibiki byose aranyigisha agira amahirwe ahora n'umuryango baraganira n'ibyo byose ndavuga ntoke ni fine ariko ngiye nashaka kugira ngo mbivemo ariko nkore ibindi bijyanye na ubundi ngiye mu by'umwihariko ubundi ngiye ndi producer nkora production ntango njya mu bintu byo kuvuga ngo nkunde gukina ibintu nk'ibyo bitandukanye nkora production na directing gusa tu so birabaye birarangira ariko hari ikigera ukumva kujya mu bindi so ibintu nkora muri filme cyangwa se akazi kanje ka buri munsi nkora muri filme ntabwo ari byo nize ngewe nize science ya cyiciro cya mbere cya kaminuza nakize muri mu cyahoze cyitwa kise cyangwa se CST College of Science and Technology cya kabiri nkiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ndangiza muri biochemistry biratandukanye ariko ninjira muri uruhando mvuga nte byibuze reka mbe nkora ibingi ko nabyo nabyizeho bijyanye na film production ariko ngezemo ndavuga nte byose bitewe n'ibyo ngomba kujyamo byo ngiye kujyamo bindi gukina byo ntawe uzongera kumbona imbere ya kamera sigaje projet ebyiri gashugi nabamenya offer yarangira ngahita mvuga nte byibuze ndabiretse gusa ibindi nzajyamo ntago biri kure ibyo nakoraga ariko apari ibyo ngibyo hoye nindi projet imwe yitwa biki gihe nayo iri guca kuri irahari ca kuri YouTube ariko nashaka kuyimura kuri YouTube channel yacu gusa bene bitavuje ko izindi projet zizakomeza ariko ngiye ku giti cyanjye ago numva ndi mu murongo yes birumvikanye neza ngira ngo dufite igihe gito ko turamutse tugiye kuvuga kuri kariyeri yawe igihe umaze imyaka 12 yabari bigiye kinini cyane ntabwo twavuga mu minota 30 dufite cyangwa se 40 ingahe ahubwo uyu munsi nibe ibintu bitatu byarakubaje muri kariyeri yawe ya sinema nibyagushimishije bitatu ni kimwe gikubiye muri ibyo bitatu ishyari ikintu cyambabaje hari umuntu utifuza ko watera imbere kubikira imbehe kandi buri kintu cya mbere buryo umuntu yakugiriye ishyari kubiyemo ibintu byinshi ukaba ubona ko wakora nk'ikintu umuntu akavuga ati byibuze yaba cyari gipfuye ukumva ko umuntu yakwifuza ko byibuze umuntu yanakurogesha tu ari ishyari wallahi umuntu akabazwa no gutera imbere umuntu akabazwa ati kuki washyize mukana muri filime ngiye ntushyiremo kuki kana ko wamukore promotion ukamuzamura ngiye kuki utigeze ubinkorera umuntu akubwira ati njye kutamwe ngo nze kunyina filime mu by'ukuri unabwira buri wese ngo nazakine filime umuntu afite ikintu ukaza muri casting n'ibiki byose byinshi bitandukanye kandi byibuze urebye n'umuntu aragufasha ariko asanga none wa muntu nimba nakoresheje kana kabyibuze nkamufasha ngura ngo akoreshe ngo n'umwanzi wanjye ngo ntabwo ari inshuti yanjye ngo utagomba kumukoresha ibyo bye birandeba icyane gatozi ku muntu
mbese ni ishyari kwifuza ko byibuze kandi ishyari sometimes rikaza muri abantu mukorana kifuza ko utatera imbere utakora yaba yarabise byibuze cano yawe byibuze wahembwa ngahe wowe ufite byibuze wahembwa byibuze 120 ku kwezi ukibaza 120 ku kwezi uribuze guhembwa umuntu akavuga ati wahembwe uruze kugwa n'abantu benda 40 mu kirana muri filime YouTube channel dukora umunsi ku wundi nta mafaranga araboneka afatika utwo tubonye buri wese turaterateranya byose bwate byibuze mbonye ubugari bwo kurya ariko gahotinze kazaza namenyo ya ruguru gahoro bitewe no gukora haraho twavuye naho turi kugenda tugana bizagenda biza ikintu cyose nyabisaba kudatinda kutavuga ati byibuze nshika intege ngomba gukora ngashiramo imbaraga icyo kintu cyambero cyabayeho ni ishyari no kumva ko umuntu ashobora kuvuga ati ndahanga hareka kana kamuteranya ibintu bye bipfe muteranya abakinnyi batwara n'ibyo bimeze gutya mbese ni amatiku n'amashyari nta kindi cyo nashimira Imana cyangwa se ibyo naboneyemo byiza no kubana neza n'abantu kamenya ko ibintu ari abantu kamenya ko ibintu byose cyo wakora cyose ubugizwe n'abantu as long as ukora ibintu ukamenya kuvuga ngo ibyo nkora birebwa n'abantu ibyo nkora byibuze ndashaka uburyo abantu batera imbere ari ukonsoma ibyo nakoze abo dukorera ukabona ko byibuze ibyo dukora babyishimiye kandi tukabana neza umufana n'umukinnyi muri rusange bagahura bagahana ibitekerezo ko kenshi ngiye ibyo nagiye ngeraho n'abantu ibitekerezo byiza inama nziza kunyumva twungurana ibitekerezo ni nagiye nkura numva nkunze tu hari ikintu garutseho kigendanye n'imicururize ya filime tugize amahirwe urumwe mu bantu bakinnye filime zicururizwa ku masede uyu munsi bimwe zikina byibuze barimo barakoresha umurongo wa YouTube ugereranyije uyu munsi na mbere ahantu amafaranga abonekaga ni hehe ni kuri local movies local market yeah nuko ikimwe ugiye kumbaza bambaza ibintu byinshi nagusubiza mu buryo bwinshi butandukanye kubera ko no mu bantu babikuriye mbamo ariko hari ikintu kimwe cyagiye kiba isoko ryarapfuye isoko ripfuye rero burya hari abantu benshi mu buryo bwinshi butandukanye nkuko ushobora gusanga wenda ibi dukora bya YouTube nabyo birimo akavuyo ugasanga harimo akavuyo kenshi gatandukanye ugasanga umwe ariganana nk'akare akavuga ati nimba afite mikoro abaza umuntu nanjye bere ntago byaranyaye twariganye nanjye reka mbigemo si mikoro asafata ya mikoro ntigura 150 reka nanjye njye kuyigura iriya kamera se yarenze 500 reka nanjye njye kuyigura shingemo hana nkora ikinyamakuru njye mpamagara abantu yuza dukora interview ariko ngende ndiravuna biratandukanye ibyo byose wumva ibyo byose nkubwiye abantu bose bagendaga baza bavuga ngo tugiye gukora filime kana katwarikanye akazamo mutazi n'ibyo aje gukora script ya filime papu nta mpamvu yo kuyandika muzakina meze gutya na gutya mujye kuri telenza basomera gutya n'ibyo byose cameraman twagiye agafata kamera yaciritse ntazi n'ubwoko bwayo sound ntayo mbese akoze ibintu biraho bya bintu byose kuko yakona za skills knowledge ntazo bigatuma ibya shootinze hariya n'ibya kinye hariya filime igasohoka na za zindi nzima zikanyakanya zigahura ku isoko rimwe urasi no kubura umwanya none ugasanga hari umuntu ugiye kugura filime bwa mbere s'il te plaît akagura wenda ya filime mbi nitambi gahita zanga zose muri rusange cyangwa se ugasanga bose bahuri kwicuruza igihumbi n'akayigurusha 200 uzajya kuri wundi ugurisha 200 mbese bizama akavuyo abadiske bana baraduhombya abitwa ngo nabadice ku mana baraduhombya natwe ubwacu natwe twishiremo nabyo biragenda biranga kubera ko harimo abana banavuga ati nanjye ndi umuproducer nanjye ngura filime n'ibyo byose mwakavuga jalousie yasohoye filime nanjye reka nsore filime bigendera man ni byinshi ikindi rero navuga cyatumye none tugenda dufeiringa kubona amarokasiyo z'ahantu ukorera abantu ntago baratwiyumvamo abashora imari ntago barabyumvamo ariko batangiye kugenda bimenya ko ari nk'abantu ushobora gusanga bamamariza amakampani itumanaho hano mu Rwanda amasosiyete hano ashinzwe ibintu by'ibinyobwa n'ibiki byose cyangwa se n'iby'ubwubatsi basanga barimo baramamaza byagiye biza kubera ko batangiye kugenda batumenya kandi gahoro bizanyana bigenda neza nta kibazo gusa imbogamizi ziracyari nyinshi cyane ugiye kugenera ubutumwa byibuze nk'abana hari umwana uvuga ati ngewe shafi ni role model wanjye niki yakora kugira ngo nawe azamukinnyi wa filime w'ejo hazaza nkuko nawe amaze kubaka izire uyu munsi ni ukubikunda icyambere ni ukubikunda akamaro icyo agiye gukora ni ukubikunda kubiharanira no kumva ko afite intego byibuze kugira ku cyakintu akunda kandi ntacike intege icyo kintu cyambere namubwira Gashugi series uyikinamo ukaba uri muri production yayo ariko nawe ujye uyireba iyo uyirebye uretse kuba wabonye abakinnyi kuri set nuhe mukinnyi ubona uko ukinira ibintu ukavuga uti uyu nguyu we rwose nta numwe ntakunda kubera yuko bose baba ari abanye kandi managiye kubakastinga mbazi mbabona kuko abona ishyiramo byibuze ntago navuga ngo bakora neza 100% niko baragerageza ngiye kuvuga rero ngo n'uyu nguyu undi ngo sigurya na gutya naba ngiye no kubateranya nameze nka wa mubyeyi uvuga ngo nashimye kana ko umwana umwe ngo ndi ngo simushime kuko bose mbakoresha kandi bagakora igihe kimwe kandi bagakora neza
bose mbona ibyo bakora binyura kuko bitanyura ntago baba bakikinamo baba baragiye kwicira akazi yaba yaragiye icyo gihe uramubwira ati vamo ntago bishoboka ntago bihura. Abakunzi ba Gashugi series 2021 bitega iki? Ntago mbizi ibyo bagomba kwitega kubera yuko izi saha kumbaje kuri Gashugi ntago nabikubwiraho gusa episode twabanje gushutinga nibishobora ko tuzakomeza bitenga ku giti cyanjye kubera ko nta target mfite yo kuzagaragara wenda mu zindi episode zizakomeza imbere gireka wenda abashoramari bashaka gushoramo imari niba minyoburisha ko ubwo ni projet ebyiri bamenya na Gashugi ariko kugeza isa nyuma y'umwaka ntago mbizi ko dufite episode twashutinze izindi zirimo 25 zibitse nyuma yazo rero ntago nabimenya nyuma yazo zirangiye gusa ibyiza byo ni byinshi bihari filime iteguye neza ikoze neza bayirebe bayikunde Gashugi series bakane subscribe ni projet ikoze neza ni filime imeze neza. Wifuza umwaka mushya umusa kuri twese urakoze cyane tu